Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu utagomba gusiga uburoso bw'amenyo mu bwiherero, bwaba ari ubw'abazungu, bwaba ari ubwiherero buno bwa rusange. Tugiye kureba ubundi uburoso bw'amenyo tubukoresha kugira ngo dusukure mu kanwa, irinde infection zishobora guterwa no gushyira uburoso mu kanwa, nako kudakoresha uburoso ngo tuburose mu kanwa, dusukure mu kanwa. Iyo hadasukuye hari indwara nyinshi dushobora kwandurira mu kanwa. Abantu benshi rero muri iyi minsi bakunze kubika uburoso bw'amenyo mu bwogero cyangwa mu bwiherero. Gusa ubushakashatsi cyangwa abashakashatsi bagaragaje ko kubika uburoso mu bwiherero cyangwa mu bwogero ushobora guteza ibyago by'amenyo. Abakoze ubushakashatsi bagaragaje ko 60% y'uburoso bw'amenyo bubika mu bwiherero bujyaho ubwandu bwa bagiteri. Bagiteri dushobora gusangamo hari iyo bita Escherichia coli, iyo bita Serratia n'izindi zikunze kuba mu bwiherero. Imvaho nshya rero yabivuzeho, n'ibindi binyamakuru byinshi byabivuzeho. Ikindi, ubwiherero cyangwa mu bwogero ni hamwe mu hantu hagaragara bagiteri nyinshi, kabone niyo bwaba bumaze gukuramo isuku, haba hasigayemo bagiteri nkeya. Ubwiherero hakunze kuba harimo ubuhehere buterwa n'uko hakunze kumeneka amazi, by'umwihariko ubwogero cyangwa ubwiherero butagira idirishya. Gushyira uburoso bw'amenyo mu cyumba gikunze gutoha kenshi bishobora korora neza izo bagiteri twabonye. Harimo bagiteri bita Escherichia coli, hari Serratia. Izo bagiteri rero zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu, nazo zitera uburwayi bw'amenyo. Gutereka hejuru y'ubwiherero ari abantu usanga batereka igikombe kirimo uburoso bw'amenyo hejuru neza y'ubwiherero, bituma bagiteri zirushaho gukwirakwira zikaba zajya ku buroso ku buryo utazibonesha amaso, kuko ari bagiteri ubundi ni utuntu dutoya, twabyita ngo iki se, ibitari ibinyabuzima, twabyita mu ndimi z'amahanga byita microorganism, utuntu dutoya cyane dushobora kubonesha amaso. No virusi zo ziba ari ntoya cyane ugereranyije na bagiteri, noneho zikaba zitakwangiza amenyo gusa, ahubwo zanagutera indwara ziterwa n'umwanda. Abahanga mu bijyanye n'isuku y'amenyo bavuga ko ukwiye gushaka agakoresho gapfundikira uburoso mu gihe ubika mu bwogero. Rero niba ufite uburoso ugomba gushaka akantu gapfundikira uburoso ahandi ujya kuboroshesha, kugira ngo hatajyamo bagiteri zikaba zagenda zikakwanduza. Rero ugomba kubishyira kure y'amazi, ndetse abantu kugenda utegereza kubiyumvisha ukabona kupfundikiza agakoresho kabugenewe. Ikindi cyagufasha ni uko utagomba kubika aho ngaho ukoresha woza amenyo, ugomba kububika aho hacuritse, ukabishyira mu gikombe kugira ngo bagiteri zitabasha kugeraho.